Mwavuze abaje kwiga mutagira inkweto, we yari mwarimu atagira inkweto. Ibyo guhandura amavunja yabihereye icyo gihe. Hari isaha zo guhandura amavunja nuko akabahagarikira, ariko harya ibikwasi wabikuraga hehe? Waratiraga. Mwarakoze aba basaza mwahamagaye kuza kubana namwe. Matabarusenge nawe abikoreye hariyo amabuye bazaze kugushima ko wabubakiye urusengero. Uyu ni umukobwa wanjye. Ariko baduhaye akazi, muduhaye akazi keza. Ngo mu ijuru habayo abamarayika babiri buri munsi. Umwe afite agatebo ko gusaba, undi afite ako gushima. Ushima burinda bwira kataruzura, ariko usaba wahora mu nzira. None rero mwebwe mwagize neza, ntimwabaye wa wundi uhora yicaye bukamwiriraho. Mu ndangagaciro mwize ni ibyo byo kumenya gushima, kandi mu Kinyarwanda imfura ni izimenya gushima. Mu kwibuka hari ijambo bakoresha, ubudaheranwa. Ndabihuza n'ubuzima bwa Bishop John. Bishop John arangije trokome baramwirukanye muri koleji ku Gisenyi. Nta cyaha yari yakoze uretse kuba inzobe gusa. Mba naragiye mbere ye, ariko kuko nawe yanyinga, yari hafi yanjye, nawe turajyana kuko twari kumwe. Umubabaro yagize niwo watumye uwo mubabaro uvamo urukundo rwo kubakunda, ngo icyo bamuvukije mwe mukibone. Ariko ntimuri abambere, hari uwabivuze ngo yaramwigishije, ariko yigishije na nyina. Mwavuze abaje kwiga mutagira inkweto, we yari mwarimu atagira inkweto. Ariko ntibyigeze bimuhuza uyu ni umwe mu banyeshuri be, ntabwo ntibyigeze bituma adatsindisha. Ibyo guhandura amavunja yabihereye icyo gihe. Hari isaha zo guhandura amavunja nuko akabahagarikira, ariko harya ibikwasi wabikuraga hehe? Waratiraga. Ibyo rero si bwo bwa mbere, ntibyari bisanzwe. Bishop kadushima Imana kubwo kumva kwemera umuhamagaro wawe mu bihe bidasanzwe. Nangwa nawe bimwe yabikoze hari abamuhoheramo, ariko icyo gihe cyo kuwa gatandatu yajyaga gukorera amashiringi 2 n'isumuni ngo abone isabune yo kumesa. Urwo rukundo yakunze abambere. Duherutse kujyana Muhanga tunyura Ngororero, amubaza ndi
harya iyi niyo yari diyosezi yawe ngwiye, ukazamuka iyi misozi ngwiye. Yewe ntago nabonaga uba mu Ruhengeri gusa nkibwira ko ari ibyo, ni ibi wabayemo ngo ni ibyo. Mbe mw'abapasitori mwebwe muzabigira ryari? Iriya misozi yuriye igihe cy'abacengezi watigeze areka gusura diyoseze, mw'abana mwe mwiha amashyi. Ubwo abapasitori nabo turabategereje, muzasaba uruhusa, ntabwo bazarubima. Ariko se ugiye gusa ukavuga uti nguriya sabudini arahari, abavuze ngo tuje gushima, nubwo utavuga izina bakarivuga abageze aho ngaho, hari uwabangira gushima nabyo. hariya twarakoze gucumba ubugari. Icyumweru gishize nasomaga inkuru za Bikira Mariya na Yezu nangwa Yesu. Ntago imyaka yose namaze nsoma Bibiliya sinigeze menya inkuru zabo. Yozefu yapfuye Yesu afite imyaka 15, atangira kwita kuri nyina. Agize imyaka 30 asiga nyina, ajya kuvuga ubutumwa ngo utazanga se na nyina niwe nazaba ari iki. Aragenda ku musaraba, yabwiye Yohana ati Yohana nguyu nyoko, mubyeyi nguyu umwana wawe. Buriya yabaye impunzi inshuro ya 2, yaguye Taki. Muzi ko yabanje guhunga ajya mu Misiri. Muzarore geography kuva i Betelehemu ukajya mu Misiri bagenze iminsi ngahe nangwa ibyumweru bingahe, baragaruka. Noneho kuzava akajya Taki, niyo yaguye. Aho nari mbihereye guteka ubugari, ntago Mariya yayigaburiye Yesu gusa mu bupfakazi, ariko ngo noneho n'intumwa yarazigaburiye Yesu amaze gusubira mu ijuru, n'abandi bazaga kumusura n'abakabagaburira. Komeza rero, urugi ruracyakinguye, mujye mugenda murye, azakora ibya Mariya. Imana ishimwe ngo imirimo yanyu ntizaba imfabusa. Ibivuyemo n'ibizavamo, hari uwavuze ngo iyo izuba ryavuye hejuru bigaragara yuko nta kintu gihari, ariko noneho iyo imvura iguye ari nkeya nibwo umenya ngo munsi mu gitaka harimo iki. Mwarakoze kubiba imbibo. Uriya yavuze ngo bariya abantu ko ari 2, ko ari abavuga butumwa, ngo nibyo bakuye kuri Sunrise, ariko ntibirangiriye aho ngaho. Pawulo yabwiye Timoteyo ngo Timoteyo, ibyo wigiye kuri nyogokuru na nyoko ubikomeze. Iyo mbuto rero ni imbuto itabora, n'abuzukuruza kugeza igihe Yesu azagarukira. Mwarakoze aba basaza mwahamagaye kuza kubana namwe. Matabarusenge nawe abikoreye hariyo amabuye bazaze kugushima ko wabubakiye urusengero.
gato we yagiye. Patrick, niwe wajyaga ujya twara igare batariguhaye cyangwa? Ariko mwarakoze kuba abana beza. Si aba ngaba mwasangiye nabo urukundo gusa, mwahereye kera. Kuko Imana ibizi ko muzabaho, ibibatoza mutabizi. Ariko ubu ngubu muriho muravuga ngo Imana ishimwe kuko twasangiye ababyeyi bacu n'abandi, none ishimwe murarisangiye. Hari cheating irimo se? Nuko rero Imana ishimwe. Uyu yanze kumpa iminota, ariko ngo ushime nawe uzi Ikinyarwanda, uzi no kuyobora ibirori. Nimutaba abo yasengeraga ngo mubebo, muzaba mumuhemukiye. Kandi Yesu yabwiye intumwa ngo ntabwo mubikora nk'uko jye nabikoze, ahubwo muzarusheho. Imana ibane namwe.